Trust me, it's only us. Ndagukunda kubarusha. Let me be your dancer like I used to be. Let me whine it for you, bounce it for you. Ooh, it's on, let's go better. Ni karibu ku 105.9 amakuru ni meza, amakuru yanyu mwebwe. Turaho turashima Uwiteka twaherukaga kuvugana uvuye muri Afrika y'Epfo muri The Voice Africa Francophonie wari ufite na gahunda yo gusubirayo ubundi bibeze bite? Ntabwo ndasubirayo kubera icyorezo cya COVID19 ariko kubw'amahirwe n'ikiramuka gishize tuzasubirayo. Abantu babitegura mujya muvugana? Turavugana bakatubwira gukomeza kwirinda ko nabo biri ntago biri out of their control, nyine nta kundi kuntu babigeza nabo. Bivuze ko ubwo bisa nk'amarushanwa yabaye ahagazeho. Okay, ntago arahagarara kuko hari ama episode agisohoka. Kabone nubwo yanjye wenda yarangije gusohoka ariko hari ama episode y'abandi ba competitors bagenzi banjye agisohoka. Ariko ubwo narangiza gusohoka wenda nta kindi gikurikiyeho nibwo twavuga ko yabaye ahagaze. Ubu ngubu ntago arahagarara. Reka wenda duse nk'abibutsa abantu batari barumvishe wenda kuri iyi nkuru y'ano marushanwa ya The Voice Africa Francophonie, ubabwire niki yarateye gute, wayitabiriye gute? Okay, amarushanwa ni amarushanwa yo kuririmba yitabirwa n'ibihugu bya Afrika bivuga igifaransa, akaba u Rwanda aribwo bwa mbere rwari rugiyemo. Iyi ngiyi yari season ya gatatu, habayeho season ebyiri za nkaba narayitabiriye. Ndumva nkaba narageze kuri semi-finale, ndumva ari ibyo ngibyo wenda abadukurikiye bamenyaho. Alyn sana wenda ibutsa abantu bundi mwari kuba musubiyeyo gukora iki, ni ikihe gice cyari gikurikiyeho? Twari kuba dusubiyeyo gukora semi-finale na finale. Hari gukorwamo ibiki n'ibiki? Hari n'ubundi nk'uko nabivuze n'amarushanwa yo kuririmba tu. N'ubundi mwari gusubirayo mukongera mukaririmba nk'uko byakozwe bwa mbere? Gutandukaniraho nuko byari kubimbona nkubone live. Ibi ngibi byo byagiye biba atari live ariko ibyo byari bigiye kuba live. Alyn sana muri ano marushanwa ya The Voice Africa Francophonie nta gahunda yo gutora irimo ngo ube wabwira abanyarwanda batangire banagutore niba byaragezweho? Yagombaga kuba irimo nyine ariko ntabwo byakunze kubera nagombaga gusubirayo, bagomba gutora muri iyo semi-finale. So ntabwo rero biraba ariko nibiramuka bibaye nzabamenyesha ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Navuga ko wenda nubwo turi mu bihe bya gahunda ya stay at home, nubwo ibikorwa bimwe na bimwe wenda bigiye bitandukanye, leta isa nkaho yoroheje kugira ngo abantu bakore, ariko ibikorwa bijyanye na entertainment cyangwa se bijyanye n'imyidagaduro byo biracyafunze. Ariko kuri ubu wamaze gushyira hanze indirimbo wise control, indirimbo itaramara n'icyumweru. Iyi ndirimbo kuyikora byarakoroheye kujya mu studio gukora ibiki n'ibiki, wabigenje ute kugira ngo umuhanzi uri kutwumva muri kano kanya wabuze uko asohora igihangano nawe akwigireho cyangwa se akwigana? Okay, ukuntu byagenze rero ngira indirimbo nyinshi cyane muri studio. Mbere nyine nkifite amahirwe nagendaga ndikodinga indirimbo nyinshi mu studio menshi. Muri studio ya Kigali ugiyemo akumva indirimbo yanjye. So narebye imwe muri izo ndirimbo rero nari nararikodinze cyane ko nandi no gutegura album. So urumva mfite indirimbo nyinshi rero nkuramo imwe ndangije ndayisohora. So rero ndi kutwumva wenda babuze uko yasohora indirimbo, ikintu yanyigiraho ngira ngo wenda rugutaha uramutse ubonye amahirwe yo kuba uri free warikodinga indirimbo nyinshi ushoboye, hanyuma nyine you never know, igihe nk'iki cyagaruka cyangwa se habaho n'ibindi bituma udasohoka ukaba witeguye. Cyane kuvuga we wari warazigamye pe? Shangewe ndazigama vrema. Okay. Baracyarimo n'ibindi byinshi cyane. Kugeza ubu n'ibindi mbateganyirije. Kugeza ubu nk'indirimbo zigamye ni zingahe zitarajya hanze zibereye ahantu zihishe tu? Shani nyinshi zigera nko muri 7 na album yose. Hanyuma tugarutse n'ubundi wamugari ku bijyanye na muzike ya wundi yari ipanze gute muri uno mwaka wa 2020 uretse iyo gahunda yari amarushanwa ya The Voice Africa Francophonie?
ya ubundi napanze gahunda z'uyu mwaka ntaramenya ko n'amarushanwa bizagenda uko byagenze. Yewe nafite gahunda yo gusohora amasingo kugeza aho mu kwa 12 hanyuma nkahita murika album yanjye ya mbere. Ariko ntabwo byeze binkundira kujya mu marushanwa. First of all batubwiye ko tutari busohora indirimbo kugeza amarushanwa arangiye. Ibyo biba binziye mu murongo bisa n'ibisubije inyuma gatoya. Bisa n'ibinyiciye gahunda nari napanzeho, hanyuma na covid ijemo noneho ihita ibihuhura. So ubwo rero nzakomeza ngende mbaha amasingo uko nyafite. Ariko album yo ntago nkisohoye muri uno mwaka nkuko nari nabipanze, nzayisohora mu mwaka utaha mu mezi ya mbere nitugira amahirwe icyorezo kikaba cyashize. Hari ikintu wari uvuze nanjye ngiye kugarukaho muri kano kanya. Uravuze ngo muri ariya marushanwa n'ubundi mwari murimo ya The Voice Africa Francophone gusohora indirimbo ntibyari byemewe, none we wamaze kuyisohora. Ibi bintu nta ngaruka bishobora kukugiraho wenda bakaba banaguhagarika mu gihe yabagarutse? Oya ntabwo byabaho kubera ko icyorezo cyarabivanze byose. Icyorezo cyakoze n'ibintu byitwa agatogo. Ubwo rero ibintu byose nta na kimwe cyakenze uko byapanzwe. Ubwo nawe warasiye isandi mu rusaku. Wabanje kuvugana n'abategura no mu rushanwa wenda ngo bakubwire ngo isohore indirimbo nta kibazo, cyangwa wabikoze uko ubitekereje uravuga ati reka nyisohore? Nta kibazo, byararangiye, ubu tumeze neza, nta kibazo rwose. Nyine icyo nshaka kumenya, mwaravuganye cyangwa warayisohoye ku giti? Twaravuganye. Barakubwira ati go ahead. Hari ikintu ugarutse uvuga, ikintu kijyanye no gufasha. Ejo bundi nahoze mbona ihuriro muhuriyemo ry'abahanzi bari kuvuga ko hari fomu bari gutanga, bari kugenda baha abahanzi kugira ngo bagaragaze uko babayeho muri kino gihe, mu rwego rwo kugira ngo niba hari ufashwa abe yafashwa. Iyo fomu yakugezeho? Oya ntabwo irangeraho. Nikugeraho uzayuzuza? Bizaterwa nimbona ari ngombwa. Ubundi suribamo ruriya rugaga ruhuriyemo abahanzi bagiye batandukanye? Ndubamo. Nk'umuntu rubamo rero tubwire ibyiza byo kubamo n'ibibi byo kubutarimo, kugira ngo umuhanzi uri kutwumva muri kano kanya nawe ahita joininga cyangwa se yumva uko bimeze. Rumva nubwo wenda umuziki wo mu Rwanda utaratera imbere cyane ngo badufate nk'abantu nyine b'abashoramari cyangwa nk'abakozi bari seriye, ariko gakeya gahari umuntu ashobora kugaprofita ari muri urwo rugaga. Niba rumva iyo fomu ije, urumva utari mu rugaga ntabwo yapfa kukugeraho byoroshye, cyangwa se uramutse ugize nk'ikibazo ukajya mu rugaga bakakigukemurira. Hari nk'ikibazo nigeze kugira n'umuhanzi mugenzi wanjye mu minsi yashize, ambwira ko namwibye indirimbo mu rugaga, barabidukemurira kandi biranyavantaja. Urumva ni ibintu nyine nk'ibyo biba bitandukanye. Hanyuma ubwo utarimo ahombye iki? Utarimo urumva aramutse agize ibibazo nk'ibyo ngibyo nyine ahombye kuba atafashwa byoroshye kugeza igihe abigiyemo. Alyn sana ngushimire cyane, wakoze. Murakoze namwe kunyakira. One plus one is two. You plus me is only